ukwiye gukora iki rero? Umeze nk'izahabu yatakaye, ubu nsubiye muri cya gitabo cyanjye Hidden Gold, zahabu ihishwe. So ni ukuvuga ngo umeze nk'izahabu yatakaye ahantu, irengwaho n'ibitaka, imivu iratemba, ibintu byose biragira, ariko uracyari izahabu. Wavayo ugahungura iryo taka n'ibiki byose, ukabaho urabagirana, ariko byose bigomba guhindukira mu mitekerereze. So ugomba guhindura imitekerereze yawe, uvuga ngo ubwo mama yubatse atya nanjye buriya nuko, ubwo papa yubatse atya buriya nanjye nuko, ariko iwacu buriya niko tumeze, buriya niko twabaye. Ibyo bintu byo kwivuma no kwishyira ahantu Imana igushoboza aho waba uri hose, ubyikuremo, ibabarire. Yagiye kubera ko, ndatekereza ko yagiye kubera ko, buriya yagiye kubera kuko asiga nabikubwiye, asiga kwanduje, akubwiye ko impamvu agutaye ni uko utari umugore nk'abandi cyangwa utari umugabo nk'abandi, nuko bya bintu bikakuguma mu mutwe, ugahita ufata icyemezo cyo kunywa ibiyobyabwenge cyangwa kwiyangiza cyangwa kubabara cyangwa guhora, kubera ko oya. Ariko kwiyunga ni urugendo rwanyu mwembi, mwagombye kubyumva mukiyunga. Igihe rero bitabayeho, reka umuntu agenda amahoro, nawe usigara amahoro, ariko usigara uriho. Abo bana babone mama, abo bana babone papa, babure papa babone mama, babure mama babone papa, bibura bombi. Kubera ko yagiye aterura igikapu aragenda, ariko arasa n'uwakujyanye mu gikapu. Abana basigarana igishushushungwa. No. Usanga nko mu rugo experience dufite, abantu bapfa ubusa. So ugasanga mu by'ukuri bapfuye ko ni gute wagomba ikihutirwa cyari ukoza ibyombo rero, we akabona ko ikihutirwa cyari ugukata jaride. None ugasanga intambara zabaye. Byari byiza ko igihe usanze akata jaride umubwira uti merci, wagize neza, gusa njye expectinga ko oza ibyombo, ariko niba ukoze nta mpamvu z'intambara. Urugo twe kuruhindura ikibuga cy'intambara, urashaka kumudrivinga uko ubishaka. So yatakaje agaciro, ntakiyumva amarangamutima, ntakiyumva kugeza no muri sexuality, tugasanga umuntu kabisa ebana nta uhari, ni wowe uhari wenyine. Ikimenyimenyi, umugabo wanjye ni mwiza cyane, ariko muguhaye nyuma y'icyumweru wamunsubiza amushwa. Uwawe nawe urabizi ko ari mwiza. Uwawe nawe uramuzi, n'umugore wawe urabizi ko ari mwiza, ariko amushuwa ko wamunsubiza, twabasubiza rwose, kubera ko mwagiye n'urugendo, komorwa n'urugendo. Ariko muri urwo rugendo ufite icyemezo kivuga ngo ntabwo ndi bwemere gutakara aha hantu ngo urindagize amagome, ntabwo ndi bwemere kwikubita hasi ngo neza nkabyinire, ntabwo ndi bwemere kuvuga ngo yes uyu ndiwe nisanze ahangaha rero, ubwo nuko nyine, ubwo nanjye mfashe icyemezo, ni suicide. Wakwigira inama, turakugira inama, humura, komera aho wavukiye, ntabwo ari iherezo ry'ubuzima bwawe. Kora icyo bita guhindura, hindukira, ibuka uremwe mu ishusho y'Imana, uri umukobwa cyangwa umuhungu w'Imana, urakunzwe cyane, ufite imbaraga ziteye ubwoba. Uyu munsi ijambo wakwivugaho ryahita rihindura ubuzima bwawe bwose. Nararenganye batari ku umukobwa mwiza numeze utyo uti wa undi wanjye ndamuretse, bati umugore mwiza nugize utyo wanjye n'amandazi. So ibyo bintu byose ni ibinyoma. Icara ahantu heza, utekereze neza. Murakoze. Nitwa Jack Eminirere Queen. Nako narinzi. Ngako nako karahari. Ndashimira Imana, mwakoze cyane kunyizera no kumpa umwanya wo kuganira. Twishimiye kubana namwe muri iyi theme. Yivuze mu buryo bubiri, ibyo wibwiraga cyangwa wibwira n'ibyo ubamo mu mibanire cyangwa mu rushako. Hari ibintu wibwiraga, expectingaga, ariko noneho hari ibyo ubamo mu buzima bwa buri munsi
bishobora kuba binyuranye cyangwa bisa cyangwa bituzuye bicagase bitameze neza uko wabyifuzaga, uko wifuzaga ko bishobora kumera. So niki kibaho rero mu mibanire cyangwa mu rushako iyo bitagenze uko wabyibwiraga? Ni ukuvuga ngo iyo hari ibintu bibaye utigeze witega kuva mbere, hari imyanzuro, hari ubuzima, hari ibintu ushobora gufata, hari icyemezo ushobora gufata kubera ko utunguwe n'uko uhuye n'ibyo utibwiraga. So turagerageza rero kubanza kubwira abantu ko kwibwira, kwimajina, kwexpectinga, kurota inzozi ni uburenganzira bw'umuntu. kabisa. Umuntu utarota, uterekwa, utifuza, utagira ibintu yimajina, agomba kuba afite ikibazo. So mu buzima busanzwe ibyo wibwira cyangwa ibyo wibwiraga wifuzaga mu rushako si ikibazo. Ikibazo ni ukwiyemeza ko byose ugomba kubibona uko wabirose. So icyo cyonyine nicyo gishobora kuba ikibazo. Niba wumva ko ibyo wexpectingaga byose byose bigomba kuza ku isahani, uvuga uti byose ndabishaka, ngomba kubibona, icyo gihe biba byabaye ikibazo. Ariko mu by'ukuri kurota ugura indege, kurota umugore agutekera akajya abikuzanira, agasanga uricaye, ugahita ubikubita, ugahita uhaguruka ukigendera, agahita ategura amasahani akajya kuyoza, ibyo rwose nta kibazo. Kumva nyine uri king ku buryo butandukanye n'uburenganzira bwawe. Kumva yuko bazaguterura bakajya barya bagukikiye, bakugaburira bibero, wasubiye kuba nk'akabebi, n'uburenganzira bwawe. Ariko nanone igihe ugezeyo ugasanga uwo wexpectingaga ko akugaburira akeneye kumugaburira, then it's reality. Noneho ugomba kuvuga uti noneho uyu nguyu nari nzi ko azanamika, ninjye ugomba kumutamika. What now? Ndakora iki noneho? So ibyo rero turabiganira cyane. Ijambo ry'Imana mu Migani 10:28 aravuga ngo kwiringira k'umukiranutsi ni umunezero. Kwiringira, kwizera, kwifuza, kugira ibyo uhopinga ni umunezero. Ariko icyo umunyabyaha yifuza kizahera. Ikintu ushobora kwifuza kidashingiye mu kubaha Imana cyo kizahera, ntabwo uzakibona mu buryo bworoshye. So twibaze dutya rero, ibyo nifuza cyangwa nibwira bikomoka he? Expectations zanjye, ibyo nifuza cyangwa nibwira bikomoka he? Byaba bikomoka mu bwibone, niyo mpamvu nifuza ubukwe buri kuri class level, like nkakorera ubukwe mu ndege mu kwezi. Ibi bintu birava mu bwibone, ndashaka kwemeza abantu, ndashaka kubera iki nifuza kubaka inzu muri Florida, like ndashaka iki? Ni icyifuzo cy'umutima wanjye, nuko numva mbishaka cyangwa nirari ndashaka So kumenya aho ibintu bikomoka biradufasha cyane guhangana na expectation zacu iyo zitagenze uko twabyifuzaga. Ese birava mu bikomere, narakomeretse cyane sinarya, none ndashaka kujya njya amasahani 5 uwiyahura yiyahure, cyangwa ndashaka kujya ndyama, nararyamaga bagahita bambyutsa bakambwira bati jya koza ibyombo cyangwa ningeri wanjye nzaryama we. So birava mu gikomere, birava mu bintu byaguhungabanije mu buzima. Ese birava mu bwoba, like expectations, mfite ubwoba ku buryo mvuga Imana uzampa umugabo ukinga, uzampa umugabo undinda, ungenda iruhande, kuko mfite ubwoba ko natamba iruhande bazamujyana. Ibi bintu expectations zanjye zishingiye mu ki? Zishingiye, hari ibintu byinshi rero bishingiramo mu by'ukuri. Imigani 23:17 aravuga ngo ntugakundire umutima wawe kwifuza iby'abanyabyaha, ahubwo uhore wubaha Uwiteka burinde bwira. Ntukagire ikintu na kimwe wifuza gishingiye mu murongo mubi, gishingiye mu buzima butari bwo. Like ikintu cyose nujya kugira expectations ziritombokeza, ntabwo ugomba kuvuga ngo okay ngiye gutekereza. Ariko igihe bibaye ngombwa ko biza ukumva ko bishingiye mu gikomere, ni igihe cyiza cyo kumenya ko ntabwo biri healthy, so nta nubwo ugomba kubivomerera. Ntabwo ari ibintu byiza byo kuvomerera rwose, ntabwo ubikeneye. So mu gihe rero mu kwibwira, wirinde kwibwira
mbese mu gihe bije mu by'ukuri urimo kwibwira wenda biragutunguye, ariko nubwo urimo kurota umugabo, kurota umugore, kurota ibyo umwifuzaho, wirinde kurota yuko azakuzuza. Azaza afite ibye nawe ufite ibyawe, nibyo, ariko igihe byabaye, cyangwa ubwo ndavugana n'abantu b'impande zose, hari abashaka kuzashaka, hari abari muri relationship, ariko hari n'abari mu rushako. So igihe utari mu rushako, igihe utekereza uwo mukobwa cyangwa uwo muhungu, wagombye kuba utekereza ko si we kamara, si we uzaza, si we uzasohoza ibintu byose bikugize. Ufite impano zawe, ufite ibyo Imana iguhamagarira, ufite skills zawe, ufite ibintu wize ushaka gukora, ufite imishinga, ufite ibyo bintu byose ni ibyawe. So wowe n'umwe mu baza mukagendana urugendo, ariko ntaza kuzuza cyangwa guhaza kwifuza kwawe. Kwifuza kwawe guhazwa n'Imana yonyine. So turi aho rero, expectations cyangwa ibyo wibwira cyangwa ibyo wifuza, byaba byiza ko utagomba kumva yuko umugenzi wawe mugomba kumva ibintu kimwe. Murabizi neza yuko iyo turimo kudetinga, umuntu aba avuga ati jyewe ebana aranyumva rwose, ikintu cyose mvuze aranyumva, ndamubwira ngo naya masaha aka kanya akaba yahageze, ntiyica gahunda. Sha mugenzi wanjye n'ukuri, njyewe nta n'ikindi kintu namukundiye pe, aranyumva, so arakumva, mwumva ibintu kimwe, ariko hari igihe gishobora kuzagera ubwo mutumva ibintu kimwe. So ni byiza gushyira mu mutwe wawe ko bishoboka ko by the way, tubaye abanyakuri, ntabwo wakumva ibintu kimwe na mugenzi wawe, ntabwo byakunda, biba bitandukanye. Ikindi ugomba gukura mu ntekerezo zawe cyane, aza ukamenya ko kitavuye ahantu heza, ni uku expectinga ko umugenzi wawe agomba kuba perfect. Ntabwo bikunda rwose, ntabwo bizigera bibaho yuko mugenzi wawe ashobora kuba ari intungane. Ikimenyimenyi ni uko nawe udatunganye. So kuko udatunganye cyangwa se utari perfect, niko nawe atari perfect. Icyo gihe rero bivuze iki? Kubaka birasubira ukongera ukabitekereza. Kubaka ni iki? Kubaka ni ikintu kidahari, tugiye guhura twembi tukarema. Nta gihari, niyo mpamvu cyitwa kubaka. Nge nawe turaza, tukazana isuka n'ibitiyo, tukazana ibiti n'amabuye, tukaza tukubaka. Nta bihari. So mu gihe rero tugiye kubaka, ukaza expectinga kuri bwicare ngiye nkakora, cyangwa expectinga yuko we uhari ibintu, iyo uhageze ugasanga umuntu watekereza ko afite imbaraga ari bugufashe guterura ntabyo ashoboye, uhindura strategy. Ngira ngo abanyarwanda niko bavanga amazi si yayandi. So hari igihe ugira utyo ukavuga uti tyore twoge magazi, ntabwo ibintu ari bya bindi nari menyereye cyangwa se na expectingaga. So ngiye guhindura strategy. Igisubizo rero wavuze mbere avuga uti abantu baribaza ngo ni ikihe kinyamaswa gihari ko bagerayo bakavayo. Akenshi ni uko bagenda na package imwe ivuga ngo ngewe nuko mbibona, nintabibona nzavayo. So kuvuga ngo mu by'ukuri uba wajyanye expectation itariyo. Ni byiza cyane yuko tugira hari healthy expectation and unhealthy expectation. Bivuga ngo hari ibyiyumviro cyangwa kwibwira neza, cyangwa kugerageza kwibwira uhagaze mu kuri, uhagaze mu buryo butunganye, uhagaze se mu buryo bw'ubumana, uhagaze muri right way, ugatekereza, ukajya wisubiza. Iyo dusoma nk'ibitabo bya Dawudi n'abandi muri za Zaburi, usanga yibwira akisubiza. So ni byiza ko igihe wibwiye wongera ukisubiza, ukavuga utari ku iki kintu mvuze gikomotse he, giturutse he. So igihe rero uri muri already relationship, urimo kandi urimo urabona aho wifuzaga n'aho uri ntabwo birimo gusa neza, ndakugira inama cyane yuko wabaho mu buzima uhagaze aha hantu. Niba mugenzi wawe watekereza ko agomba guterura isahani, wajya kubona ukabona bakwiye igikombe. Okay, urugero, ushobora kuba utekereza yuko yari akwiye gutwara trash, uvuga uti akwiye gufata imyanda akayishyira hanze, imodoka irabura iminota mike ngo ize, cyangwa se n'umunsi wayo ngo baze bayiterure. Wajya kubona ukabona uwo watekereza gutwara imyanda, we ahise afata umweyo, ahise atangira gukubura munsi y'igitanda, ahise atangira gusasa, atangiye gusiga amarangi. Ukavuga uti no, ibyo ukora nabyo ni byiza, ariko ntabwo birimo gukorwa mu gihe. Icyo nashakaga, icyo nifuzaga, icyari gikwiriye nuko wari gutwara imyanda ku muhanda. Akakubwira atashwida, igikwiriye ni iki ngiki. So uburyo bwo kwishyira mu mwanya neza ni ugushimira icyo arimo gukora.
so gushimira icyo mugenzi wawe wakoze utari witeze, gushimira icyo mugenzi wawe wakoze utari witeze igihe atari kibi, kuko ushobora kuba wari witeze ko aba faithful akaba ni faithful, ugasanga wenda tuvuge gucinya icyo gihe ntabwo umushimira, ariko hari igihe umushimira igihe noneho hari icyo akoze. Usanga nko mu rugo experience dufite abantu bapfa ubusa, so ugasanga mu by'ukuri bapfuye ko ni gute wagomba ikihutirwa cyari ukoza ibyombo, reba we akabona ko ikihutirwa cyari ugukata jaride, none ugasanga intambara zabaye. Byari byiza ko igihe usanze akata jaride umubwira uti merci wagize neza, gusa njye expectinga ko oza ibyombo, ariko niba ukoze nta mpamvu z'intambara. Urugo twe kuruhindura ikibuga cy'intambara, tugerageze. Gusa nanone njya abwira abantu ngo uburyo bwonyine bwo kubigeraho ni ukwishyiramo intego y'aho ushaka kujya. Niba warasetinze muri za expectations zawe n'ibyo wifuzaga, warasetinze ko nzagira urugo rwiza ruzarerwamo abana, nzagira umugisha mu rugo rwanjye, ibintu byose ukaba ubifite, ibyo bintu akaba ari byo utegura, then uzakora accordingly, uzakora ukurikije aho wifuza kujya. Bivuze ngo uzemera kureka niba bitagenze neza, hari ibyo uzemera kujugunya, hari ibyo uzashyira muri puberi, hari ibyo uzavuga utari ibi twabiganiraho. Ntabwo ibintu byose bizaba intambara ngo ntabwo wagombaga kujya gushyira ibintu hanze, none reba ibintu urimo, ibintu ntabwo ugomba kumva ko hariho no kurekura, then ugashimira niba hari ikindi kizima yakoze. Ni byiza gushyira urukundo hejuru ya expectations. Ni ukuvuga ngo urukundo rukwiye kurenga ibyo wifuza. Kwifuza ni kimwe, kurarikira ni ikindi, kurota ni ikindi, ariko urukundo rwagombye kuba hejuru yabyo. So urukundo ni iki? Urukundo ni amahitamo yawe wagize cyangwa wagize, ni icyemezo wafashe ku muntu muri kumwe cyangwa muzabana, ni n'ikiguzi umutangaho igihe muri kumwe. So muri ibyo biguzi rero wagombye kuvuga uti okay, noneho reka ntange ikiguzi, reka nitange, cyangwa se kuko urukundo rukwiye kurenga ibyo nibwira. Kubaha ni ikintu gikomeye cyane. Kubaha mugenzi wawe, uyu mugenzi wanjye uko abibona byari bikwiye kubahwa. Murabyumva cyane, mujya bumva ikintu bita respect everywhere, ariko mu by'ukuri usanga ari nk'ikintu gihengamye ukuntu umugore respectinge umugabo, ibintu respect ni ubuzima bwose, ni ukubaha cyangwa se gushyira imbere cyangwa gushyigikira mugenzi wawe mu marangamutima, mu myumvire, mu mahitamo y'uko yakoresheje amafaranga, mu buryo bwose. Ukavuga uti uko ubibona ndabyubashye, reka tubiganireho, needs zawe ahari nabonaga atari zo priorite, ariko ndabyubashye. So icyo gihe uba urimo gusolvinga mu by'ukuri uhangana n'iyo expectation tuba dufite ivuga ko njyewe nagombye kubona ibyo naje nifuza byose, ibyo mushakamo byose ngomba kubibona njyewe. Ni selfishness. Ntabwo ari ibintu byose, ntabwo ari we bifungiyeho feri. Ibintu byose biri, niba muri babiri, bigomba kuva impande ebyiri. Ubusabane bukwiye kuruta amahame yawe mu busabane. Ndabisubiramo, relationship yawe, niba uvuga uti jyewe ndashaka relationship nziza, ukavuga uti kandi kugira ngo nyigire nziza tuzajya dusenga, tuzajya turya dukarabye, tuzajya turya dusangiye, ibyo ni amahame we yashyizeho, nta kibazo, ntacyo atwaye, ni byiza, you are very organized. Ariko ubusabane bukwiye kubiruta igihe batakarabye, igihe muticaye ku meza amwe, ntabwo inka yacitse amabere. So izo expectations zakorwaho ikintu. So kwanga imiterere y'ubusabane cyangwa urushako rwanyu, ukitiranya ibibahinyuza n'urushako rubi. Niba hari ibintu byaje kubahinyuza bigasa n'ibibacalenginga, expectations zo w'ibyo ibintu byose wari ufite cyangwa ibyo ufite ukabona birabazunguje, ugatangira kugenda ubwira abantu ati nashatse nabi, buriya njyewe sha, ibaze sha, reba sha abandi, reba, mbese ukumva wamaze gutakaza urushako rwawe, urimo urarukerensa cyangwa urarupfusha ubusa kubera ko ibyo wari witeze ku munsi cyangwa ku kwezi cyangwa ku mwaka cyangwa wifuzaga bitagezweho. So ntabwo ari byiza guhungabana cyangwa ibibahinyuza ni kimwe, ariko kuba urushako ari rubi ni ikindi.
kwimenyereza kwikura mu makimbirane mbese aho byakwangira aho ariho hose. Tuvuze ko byanze aha expectations zawe zose ntabwo zigezweho, ibintu byawe byose so ndaza kwikura nte muri iki gihe, ndikura ntaha hantu. Ngira ngo nibyo turimo kuvuga ubu none aha ngaha. Ngomba kumenya uko nshima, ngomba kumenya uko ngaya, ngomba kumenya uko nenga, ngomba kumenya Imana idusweho umwuka w'ubwenge. Guhangana n'itoteza mu rushako kuko wifuza kugera ku byo wifuza. Hari ibintu wifuza kugeraho, none wahisemo gutoteza mugenzi wawe kugira ngo muzagere aho wifuza. Ubaho umubwira ibyo adakora, nitoteza. Ntabwo ugira utya, ntabwo ubigenza utya, ntabwo yajya kumva afatiwe mu ijosi hariho yayobewe nk'isi arimo, ntajya ahumeka kubera ko urashaka kumudurayivinga uko ubishaka. So yatakaje agaciro, ntakiyumva amarangamutima, ntakiyumva kugeza no muri sexuality tugasanga umuntu kabisa ebana nta uhari, ni wowe uhari wenyine. So byaba byiza rwose guhangana n'iryo toteza, kumenya yuko ntabwo ngomba kwibwira kuruta uko mbwira mugenzi wawe. Ngomba kubwiriza ibi byifuzo byanjye, ibi ndarikiye, ibi nshaka cyane, ngo tuza tugendane n'uyu muntu, tuza tugendane na mugenzi wanjye, tuza mbashe kumufata akaboko twambuka iki kiraro. So ngira ngo nakongeraho ngo ntukagereranye urugo rwawe n'urw'abandi. Ndumva ari ko kantu ngira ngo nanditse, ntukagereranye urugo rwawe n'abandi. Urugo rwawe n'urw'abandi biratandukanye cyane. Ni ikimenyimenyi, umugabo wanjye ni mwiza cyane, ariko muguhaye nyuma y'icyumweru wamunsubiza mushwa. Uwawe nawe urabizi ko ari mwiza. Uwawe nawe uramuzi, n'umugore wawe urabizi ko ari mwiza, ariko amushuwa ko wamusubiza, twabasubiza rwose, kubera ko ntabwo ari byo, ntabwo biho. Imana niyo yonyine izi ibyifuzo byacu, ikamenya no kubisubiza neza, ikamenya no kubishyira aho. Okay, so ari naho nsoreje aho mvuga ngo Imana izi iby'ingenzi ukeneye, niyo yonyine ibasha guhaza kwifuza kwawe. So mu bya bindi byose bijagaraye twexpectingaga n'ibyo dushakisha n'ibitagezweho, tujye twibuka kubwira Imana ngo ariko ubu ntabwo wamfasha ukankuriramo iby'ingenzi nkeneye muri uru rugo kugira ngo mbeho nishimye. Ni gute kuko usanga iby'ingenzi dukeneye atari byinshi. Nakunze cyane iri jambo ngiye kubasomera, ni inkuru muzi iri mu Byakozwe n'Intumwa ibice 3, ngo Petero na Yohana, nsomye umurongo wa 4, Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe, abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Iyi ni inkuru muzi, agira ngo hari icyo bamuha. Rwa ngo uyu muntu yicaye ahantu afite expectations, avuga ati ahari hari icyo bamuha. So yari yicaye atekereza iki? Twese dushyize muri logique ni igiceri wenda cya 50 cy'ijana, avuga ati at least ndabona umugati uyu munsi. Ariko mu bitekerezo by'Imana hari n'ikindi kintu. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. So what is really important here? Turebere kuri aka kantu. Mu by'ukuri uyu nguyu expectations yari afite zari z'amafaranga, zari z'igiceri, namwe murabiza ibyo tujya duha abantu bo ku muhanda. Ariko none mu bitekerezo by'Imana ni ukumuhagurutsa akagenda. So bishyire mu nshako zacu. Hari igihe nkanjye njya gushaka numvaga ko tuzajya twirukanka muri salo ngewe n'umugabo wanjye, akajya ampeka, akajya antamika, twiruka twongera tukamanuka. Numvaga arizo expectation nizo zonyine nafite, cyane ko mu bufiance yajyaga nterura, yajyaga mpeka, yajyaga nkikira. Nkavuga nti Imana harahiye, ubu ibi nibyo ngiye kujya mbona buri munsi. Hanyuma nsanga hariyo realite, hariyo abana bari buvuke bakeneye gukikirwa, hariyo abari bukenere gutamikwa, hariyo abakeba batari bakeya, hariyo kubaka inzu, hariyo ibiki, mbega akavuyo kari hariya gadatuma nicara ku bibero ngo bankikire. So ibyo bintu byose rero iyo byamaze kwivanga nyine
uhita ureba mu mugabo wawe ukavuga ngo ni iki Imana yampfunyikiye muri uyu muntu, ugahita ureba ibintu bike bishobora kuba atari na byinshi, ariko wakwitegereza neza ugasanga ni iby'ingenzi. Ntiwabonye iki, ariko iki wabonye kiremereye kuruta iki. So si byiza rero ko tuba selfish kugeza ku rwego rwo kwifuza ko package yose iza yuzuye, yavuga ati jyewe bangirira baryo tuyo tugewe this, bati ibagira tuti yo tugewe this nararenganye, bati ariko umukobwa mwiza numeze utyo tuti yo wa undi wanjye ndamuretse, bati umugore mwiza nugize utyo tuti wanjye n'amandazi. So ibyo bintu byose ni ibinyoma. Icara ahantu heza utekereze neza ibyo watekerezaga neza, uvuga uti ibi bintu nabiturukije he, ni kwa muka data wandeze aranyangiza, niyo mpamvu ni zango nagenzemo zose ni ibiki. So hari igihe bizamo ibyaha rero, wari expecting ko umuntu azaba umunyakuri akakubera umugabo mwiza, mukumvikana wajya kubona ukabona wenda yanasenga ukabona gusenga arabiretse, wenda ntiyagucaga inyuma wumva ko azakubona guciye inyuma, ukabona rwaserera ziraje. Aho ngaho twinjira muri counseling ya one on one kugira ngo tumenye ibintu byinjiye bite, niba hari hohoterwa ni emotional, ni physical, ni spiritual, iki kintu kimeze gite, ese cyahandurwa gite, ese igihe kidahanduwe twakora iki. So ni urugendo rutari ruto, kuko marriage cyangwa se relationship iba yinjiye muri risk, aho tugomba guhangana nabyo buhoro buhoro, ariko muri rusange ndumva aribyo nabasharinga kwa ngo tutaza guhusha intego. Muri kano kanya turaguma ku kintu bita expectations, ni ukuvuga ngo ibyo umuntu yitega, ibyo umuntu aba arindiriye. Yabivuzeho neza ati hari igihe umuntu ashobora kugenda afite ibintu byinshi yibwiraga, turangije kuri temanyaje nziza, nari nzi ko njye n'umugabo tuzaba twirukanga, banyirukanza, banterura, bansomagura, bagira gute. Tugeze mu rugo nsanga abakeba ni benshi, abana babaye bakeba, akazi, kubaka inzu, byose byabaye abakeba ku buryo nta mwanya afite yo kunkorera ibyo. Rero nashaka akanya ngo abantu tubaze, ariko imbere y'uko ndagaha nanjye kamade nibarize. Mama Jackie, hariho abantu tuganira ukumva ko kuko wavuze ikintu cy'ibikomere, ukumva ko ahubwo we nta na expectations nimwe afise, apana kuko yazishize mu Mana, ahubwo uyo muntu arakomeretse, yabaye mu rugo rwa papa na mama aho atigeze abona example nziza, aho atigeze abona ibyo arota kubona. Rero akavuga ati nimba abo babyeyi banjye batigeze banyereka urugero rwiza, nanareba ku ruhande nkasanga nta bantu mbona banyereka urugero rwiza ko ari couple cyangwa ko ari abantu ubona umuntu yarebera akavuga ati I can do it, nanjye burya nzubaka rugume, nanjye burya nzabishobora, nanjye burya ntabwo nzapfa kuvamo. Urumva nk'umuntu nk'uyo, ahubwo ama expectations yarazimije kuko yumva ko ntibishoboka. Nakuze kuri papa cyangwa kuri mama aca inyuma, papa cyangwa papa agaca inyuma kuri mama. Nakuriye ubwo ni urugero rw'umuntu avuga afite ibikomere bitandukanye. Undi akavuga ati jye nakuze mama cyangwa papa, nakuze mama kubitwa cyangwa nakuze papa asuzugurwa na mama. Numva ntazi uko numva afite ibintu, sinzi urugero rwiza nabona ku buryo rwantinyura. Ni iki wabwira umuntu nk'uyo ari kumviriza muri kano kanya afite ubwoba bwo kwinjira muri relationship ejo kuko atazi agakoko kariyo? Urumva ntazi igikoko kizamurira. Yarabonye icariye se, yarabonye igikoko cariye nyina, mugabo nawe ntazi igikoko kizamurira muri urwo rushako. Bakavuga ati tout simplement ndabihebye, nta nzo pambuyemo, cyakora nzibyarira abana ku ruhande, ariko ibyo by'abagabo cyangwa by'abagore don't ask me. Umuntu nk'uyo wamufasha gute? Icyo ni icambere. Cya kabiri, hari abantu bagenda mu rushako bari mu rugo ariko bayavuyemo ubu, kandi ugasanga ugiye kwiga ikibazo bagize, ahanini izo expectations twagiye turavuga, aho ugasanga ni umupartner wawe yari azifite kuri wowe. Urumva ugasanga
urwo rugo ntabwo wari uvuyemo uko wabishakaga, ahubwo baragutaye, baragukise. Tujeho lendemain umugabo yaragiye, tujeho lendemain umugore yaragusezeye aragenda, kuko hariho maybe ibyo yexpectingaga atabonye muri wewe, akaguta. none umuntu nk'uyo wamufasha iki? Umuntu nk'uyo wamubwira iki? Umuntu nk'uyo urumva ko igikomere ari kinini cyane, aho abana bamubaza ngo papa ari he cyangwa mama ari he, mama yagiye he, papa yagiye he, mama baguhoye iki, papa baguhoye iki, nyamara ari papa yatawe. Abo bantu nabo turabafise cyane muri sosiyete yacu. Ndumva ibyo bibazo bishaka kubaza. Nabarije utarubaka afite ubwoba gako kariyo mu rushako, cambariza n'uwavuyemo, ariko atabishakaga mugabo ariko bamutaye, nawe umuntu yamufasha iki? Reka ngerageze gusubiza. Ikintu cya mbere kuri uyu muntu wa mbere wavuze, buriya hari ukuntu tujya tuba ahantu hakaba ibibazo duteye bitandukanye, noneho haba ibibazo tukabyitwaramo ukuntu bitugiraho ingaruka mu buryo bukomeye, kubera uko duteye cyangwa uko turezwe cyangwa aho dukuriye cyangwa ubuzima nk'ubwo ngubwo. Ariko mu by'ukuri haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro ko ugomba kuvuga uti oke, nubwo nisanze mu rugo rubi, mfata icyemezo y'uko ntazashaka. Kumbe natekereje kuri mama, ntekereza kuri papa, njye sinitekerezaho. Kuko hari gutinda ku bandi, wowe ntiwitindeho. So uvuga ngo ibibazo n'ibyaha bya papa wawe n'ibibazo bya mama wawe byaragushepinze, byakugize uwo nguwo urimo. So nibyo koko byakujugunye hanze, urababara, amarangamutima urakomereka n'ibiki byose, ariko ndagira ngo nkwibutse ko udakwiye kwishyiraho ibyaha by'abandi. Ni imyanzuro bafashe, ni ibyemezo bafashe, ibabarire. Kiraza gusa n'icya kabiri, ibabarire, menya yuko ibyo bakoze n'uko babikoze ntabwo uri involved, ntabwo ari wowe nyirabayazana, si wowe wabatumye kubikora, so ntabwo ari wowe. Ukwiye gukora iki rero? Umeze nk'izahabu yatakaye, ubu nsubiye muri cya gitabo cyanjye Hidden Gold, zahabu ihishwe. So uvuga ngo umeze nk'izahabu yatakaye ahantu, irengwaho n'ibitaka, imivu iratemba, ibintu byose biragira, ariko uracyari izahabu. Wavayo ugahungura iryo taka n'ibiki byose, ukabaho urabagirana, ariko byose bigomba guhindukira mu mitekerereze. So ugomba guhindura imitekerereze yawe, uvuga ngo ubwo mama yubatse atya nanjye buriya nuko, ubwo papa yubatse atya buriya nanjye nuko, ariko iwacu buriya niko tumeze, buriya niko twabaye. Ibyo bintu byo kwivuma no kwishyira ahantu Imana igushoboza aho waba uri hose ubyikuremo. Ubuzima Imana yabushyize, Imana yaduhaye authority. Njya mbwira abantu cyangwa se tujya tuganira inshuro nyinshi, Satani afite imbaraga ariko ntafite ubutware. Imana yaduhaye ubutware. So mu rurimi rwawe harimo ubutware. Ibwire, uko urushaho kwibwira ko nuko wabaye, nuko watawe, ntabwo nshaka no gushaka, nzibyarira gusa. Niba utabitewe na karande cyangwa n'imitekerereze y'irari nabo iri kubasiribanga, nawe ikaba yarakunyuzemo, ukavuga uti reka reka jyewe nzibyarira gusa, ukabidefanda uvuga ngo iwacu nuko nguko nuko tumeze, ukajya ubidefanda kandi udefanda intege nkeya. Intege nkeya si ikibazo, ariko wari ukwiye guhagarara ukavuga ngo ndatabaza, Mana ntabara, ukabwira n'abandi mumfashe, ni ukuri aha hantu ndi simpifuza, ndifuza kuba aha ngaha. Hindura imitekerereze yawe, rekeraho gutekereza ibyabananiwe, subiza inyuma imitekerereze. Wibuke Adamu na Eva baratsinzwe, ntibyabujije Aburahamu na Sara kuba basekuruza b'amahanga, kandi Adamu na Eva nibo bambera. Hari Aburahamu nawe baravuze ati reka da, ntabyo kwiringira Imana na Adamu byaramunaniye, ntabwo waba muri ayo.
imana iha umuntu ku giti cye choice. So make your own choice. Nibyo koko wisanze habi warakomeretse uromorwa, imana iromora, abantu b'imana bakomora, wabasanga bakakomora, mwagiye n'urugendo, komorwa n'urugendo. Ariko muri urwo rugendo ufite icyemezo kivuga ngo ya ntabwo ndi bwemere gutakara aha hantu muri ndagize amagome, ntabwo ndi bwemere kwikubita hasi ngo neza nkabyirire, ntabwo ndi bwemere kuvuga ngo yes uyu niwe ndiwe nisanze ahangaha, rero ubwo nuko nyine ubwo nanjye mfashe icyemezo, ni suicide. Wakwigira inama, turakugira inama, humura, komera aho wavukiye, ntabwo ari iherezo ry'ubuzima bwawe. Kora icyo bita guhindura, hindukira, ibuka uremwe mu ishusho y'Imana, uri umukobwa cyangwa umuhungu w'Imana, urakunzwe cyane, ufite imbaraga ziteye ubwoba. Uyu munsi ijambo wakwivugaho ryahita rihindura ubuzima bwawe bwose n'ubufasha impande zawe. So tugiye kugutabwa, birasa rwose ni ikibazo cyawe gisa n'igisa. Gutabwa ni ikibazo gikomeye. Bantanye abana, barantaye nta buzima, bampaye nta bushobozi, birababaje, biteye agahinda. Twagufasha kurira, twagufasha tukarira, twagufasha twagushyigikira uyu munsi cyangwa ejo, ariko ntibihagije. So baragutaye, ariko ndagira ngo nkwibutse ibintu bibiri by'ingenzi. Imana ntiyagutaye, nawe we kwitakaza. Kuguta ni kimwe, no kwita ni ikindi. So itoragure, ndagushyigikiye, ndagusegera, itoragure. Numara kwitoragura ukora iki? Ibabarire. Yagiye kubera ko, ndatekereza ko yagiye kubera ko, buriya yagiye kubera kuko asiga nabikubwiye, asiga kwanduje, akubwiye ko impamvu agutaye ni uko utari umugore nk'abandi cyangwa utari umugabo nk'abandi, nuko bya bintu bikakuguma mu mutwe, ugahita ufata icyemezo cyo kunywa ibiyobyabwenge cyangwa kwiyangiza cyangwa kubabara cyangwa guhora, kubera ko oya. Baragutaye, Imana ntiyagutaye, wikwitakaza. Itoragure, ibabarire. Numara kwibabarira, mubabarire, umubwire uti genda amahoro, sinabigizemo uruhare, cyangwa niba narabigizemo uruhare ndabyihana, ndabisabira imbabazi, rwose ibi ntabwo ari byo nifuza, ariko nuko bigenze. Ejo nahoze nganira n'abantu ndimo kubabwira kubabarira ni wowe wibohora, ukabohora n'undi muntu koko ukamubabarira. Ariko kwiyunga ni urugendo rwanyu mwembi, mwagombye kubyumva mukiyunga. Igihe rero bitabayeho, reka umuntu agenda amahoro, nawe usigara amahoro, ariko usigara uriho. Abo bana babone mama, abo bana babone papa, babure papa babone mama, babure mama babone papa, bibura bombi. Kubera ko yagiye aterura igikapu aragenda, ariko arasa n'uwakujyanye mu gikapu. Abana basigarana igishushushungwa. No, ntabwo ubuzima bwarangiye. Yafashe icyemezo aragenda, asanga undi mugore cyangwa undi mugabo, birababaje, ni process, bizagusaba gukira no gukira icyo gikomere n'urugendo, ariko uzakira urya, my dear, uzakira urya. Uzakira abana biga, uzakira ubuzima bukomeza. Niba hari ikintu kimbabaza, ni igihe umuntu akwishe nawe ukamufasha, ugafata inkota ukiyica, ngo urimo uramubabaza cyangwa urababaza situation. Niba umuntu ahisemo kukwica, rwose ufite uburenganzira, ubushobozi ruke, cyangwa se wikiza icyo kintu, wimufasha kwiyica, baho. Ibwire ngo ntabwo ashatse ko tubana, aragiye, ajyanye we, nsigaranye ngewe n'Imana, ngewe n'aba bana. Nta muntu uri imbere yanjye hano cyangwa uzaba imbere yanjye utazi neza ko umuntu wese abaho afite zero, tukabaho munsi ya zero rwose, tufite ubusa. So nta hantu umuntu yagushyira hatigeze habaho. Ariko aho hantu abahabaye bose barahavuye. So wahava, waririra ibyo wari ugezeho, waririra umwanya watambutse, waririra ibikomera gusigiye, watwara urwo rugendo, ariko bimwe by'i Rwanda nyine
ukibuka nyine ukababara ariko wiyubaka Mm. wiyubaka uvuga uti no as long as nkihumeka ubuzima bugomba kuba bwiza. Mm. Yeah. Thank you so much. Mm. Nizere ko muri kumva muri gufashwa n'ibintu ko turavuga hano. Ndashima Imana ko twaronse umuntu nyine ari dans le domaine y'ibyo bintu by'amafamiye n'amamariage kugira ngo dukomeze gufashanya, kandi akaba ari n'umuntu osi ari mu by'Imana. Urumva ko byose bica bihura, kuko nk'uko abivuze hariho ibintu bigwanywa, hari ibintu intambara ziri spirituel, ariko hakabaho n'ibindi byo kutamenya bisaba ko umuntu yidocumenta akagenda ku ba professionals babimenyereye. Nama mvuga ikintu kimwe, ntushobora kumenya yuko uri muzima wese batakubwiriye check up kwa muganga, ntushobora kubimenya. Nuko wowe wipinga gute ukavuga uti iby'abakansila bla bla bla, okay, nta kibazo, genda bagupime. Nusanga nibakubwiye ati uri gudu kabisa, uzamenya kuri sawa. Ariko ni byiza hakugaye ikintu utaragikora, abanza ugikore, ukigaye ukizi, kandi uzicuca kumariye. uvuza ko kantu unyibutsa ko bizwi nkaho kujya kureba umukansara mugomba kuba mwarwanye. Ntabwo ari byo pe, ntabwo rwose urakoze kuvuga check up. Ntabwo umukansara mujya kumureba ari uko mwahuye n'ibibazo, no, it's normal life. Mushobora kujya kureba healthy marriage yanyu, ese ubuzima bwanyu bumeze bute, ese muri right track, like murumva bimeze bite, mukabiganiraho. Hari ibyo mwaganire ku giti cyanyu, hari ibyo mwasetse mutumvikanyeho, hari ibyo iyo muri kumwe nawe abafasha kureba ibintu uko bikwiye kuba bimeze, bikabafasha kuri kaga point twavuze ka driving si imitekerereze. Imitekerereze ni ikintu gikomeye. Pawulo yagitinze aravuga ngo muhinduke rwose mugize imitekerereze mishya. Renew your mind, like mugire imitekerereze mishya, to renew it. Ni wowe ugenda ukavuga uti what, igihe kirageze ngo tujye muri imodoka tuzitwara kugira ngo bazicekinge, ibintu byose bikora iba check up keretse twebwe. So you're right. Kandi cyane twebwe tuva ko tuzi Imana. Eputa abo ba counselors ni Imana yabashizeho, ubwo bwenge ni Imana yabahaye, niyo capacity yo kwiga umushaha, kwiga kuko bo bafite expertise mu bintu by'ama emotion, muri âme niyo bafite expertise. Ugasanga mu buryo bw'umwuka turahoza, turagaburirwa, turavomerera, mu buryo bw'umubiri tuja kwa muganga, ariko mu buryo bw'amarangamutima ugasanga naho turi zero, ntidufite ubufasha bukwiye aho hantu. Niba uri umwana w'Imana ugenda usenga Imana nikubwira ngo genda urongorwe, hari undi muntu uruta Imana hano ku isi? Ndumva nta waba uhari pe. Icyo kintu rwose cyo narakibabariye, nabwe rwose ko hari umucuti wanjye yaje arambwira ati rero ati bambwiye ngo ntabwo nshobora gushaka keretse uriya mudamu wanjye atakiriho, ati ndimo ndiga strategy y'ukuntu namwica. Urumva ibyo byose I'm bringing it like jokes, but it's so tugomba kubitekereza, tugomba kubyiga, ariko mu by'ukuri ndabwira abantu ko ari byiza niba wumva ko uri umwana w'Imana pe, ukaba wemera ko Imana ari papa wawe, ukaba wumva ariyo utinya kugeza ubwo ubajije icyo kibazo, please wabaza Imana. Kwivuga iravuga pe, kura amaso ku bantu no ku bintu. Abantu barahishuriwe n'abandi bazaza bahishurwe. Gatulika yaraje, umuporosara bireba atariko byagenda gutya, umupantekote atariko ngenda mbaro byagenda bityo, undi araza atariko nanjye niba byagenda gutya. Ihishurirwa rizabaho, abantu bazadiscoveringa day and night, ariko ntabwo ushaka gupfana n'ibyo bintu. So Imana irahari, genda ujye kuyibaza. Jackie, hariho abantu tuba muri bino bihugu byo hanze, kenshi usanga imyiyumvirire y'abagabo ugasanga ni bake bashobora gufashanya imirimo n'abagore babo. Nuko ugasanga umugore azava ku kazi
ashika korope, ashika kubure, ashike yoza ibyombo, ashike areba abana, ashike ahafure, ashike agaburira umugabo, agaburira abana. Mbese bikamera nka cya gihe twari tukiri muri Afurika dufite abakozi badufasha ibintu byose, noneho twagera hano umugabo agakomeza kumva ko nuko bikomeza kugenda. Rero ibyo nabyo birakunze gutera ikibazo kidasanzwe mu bagore hano, kamvuge mu mago hano, kuko usanga kenshi hari abagabo batazi kwiyadapta kuri changement ya milieu, ugasanga nyine hari ukuntu bitagenze neza. Wowe uri umugore, uri umuntu w'Imana kandi wifuza, uzi neza ko urwo rwavuye ku Mana, hanyuma ukaba waragerageje kumubwira uko ushoboye kose mugabo ukabona ko bitari ko birumvikana. Mbese ni ibintu biri ancre muri culture, biri ancre muki, ntibipfa kuvayo. Wakora iki ko ngaho ushobora kubikora ibyo byose bakagutoramo za kanseri kubera n'ibindi, n'umutima hakaba amahe cardiaque kubera ko byarakurenze. Hano hantu udafite ubufasha nukuri mu bintu bituma ingo nyinshi ngaha zisambuka naco kirimo. Ugasanga umugore niwe byose biriko, niwe byose abikora. Hari ikintu bita imirimo yo mu rugo, hakaba n'ibintu byita kutumvikana ku mafaranga n'ikintu cyo gucana inyuma. Ibyo ni ibintu bitatu bikunze kugonga amago hano. Rero wafashe ko umuntu nk'uyo w'umumama cyangwa w'umugabo, hari n'abagabo usanga ari babikora umugore ntabikore. Wafashe ko umuntu nk'uyo ibintu byose bimugwako kandi akumva ntiyifuza kuvana, yakora umugabo nawe akaba atari karumva. Mu by'ukuri guhindura iteka biravuna, ngira ngo tugomba kugera ubwo tubyemeranya. Guhindura biravuna, guhindura uva mu kintu ujya mu kindi biravuna, ariko ngira inama abo mbashije kumva ko Imana impaye kugira ngo mbagire inama. Niba ukunda uwo mugore cyangwa ukunda uwo mugabo, wagombye gutekereza uko ubuzima bwe bumeze. Hari ibintu bigora kubyumva dia. Ni gute ushobora kumva yuko umuntu yagiye ku kazi nawe wagiye ku kazi ukaba uzi ko nta bakozi mufite, ukaza ukarambya koko ugategereza ko bagufasha? Ni ukuri ni ikibazo gikomeye gikomeye gikomeye. Ndinginga umuntu wese ushobora kutwumva, please dusubire kwa Pawulo, duhindure imitekerereze. Ni ukuvuga ngo urabizi neza iyo ugeze mu ndege ugomba kwambara belt, ugomba gukurikiza amabwiriza, ibyo bakubwira byose ugomba kugenda ubyumva. Hari ukuntu utitwara nk'uko witwaraga mu modoka, hari ukuntu utitwara nk'uko wagendaga n'ibirenge, hari ukuntu ibintu byose birahinduka, turabizi. So emera guhinduka bijyanye na culture. Rero reka mbabwize ukuri, umuco ni mwiza ariko umuco mubi urica. Yego. So umuco mwiza wahozeho umeze utyo. Abagabo bageraga ahantu bagiye kwambuka ikiraro akabona ko kiremereye, agahitaho umugore akaboko akamwambutsa. Byahozeho yuko amusapotinga cyangwa se amushyigikira. So igihe cyose ubona ko mugeze ahantu nk'aha hakomeye, hasaba ko umufasha koza ibyombo, umufasha wenda mu miterere ya kigore, usanga iteka abagabo tubashyira horoshye mu bijyanye na domestic support cyangwa se mu mirimo yo mu rugo, kubera ko tuzi ko ntabwo babishoboye. Kavuga tuti ibi bintu rwose si impano yabo. Nk'uko nawe ushobora kujya kubaka ahantu hakomeye ukamubwira uti, ugasanga ufashe gutya nk'uku kantu gatoya arimo aratera imisumari, murimo kubaka uramufashije ariko mu by'ukuri urabizi ko ufashe gatoya, urabizi ko udafite ubwo bushobozi. No mu gikoni nawe hari ubundi buryo atabashije kubikora, ariko mentalite yo kumva yuko ugomba kugarama bakakuzanira ibintu byose nk'uko byari bimeze muri Afurika, ndabinginga nihinduke. Ari abaje kera cyangwa abaje vuba, igomba guhinduka ku muntu uri bujye mu kazi, ku muntu ufite ibyo agomba gukora. Murabizi mwese mukeneye income, muri bumubwire uti guma aho ujye uteka. By the way, aho rekana n'ahatindi niba mukinyumva, nta nubwo ari byiza kuza ngo umureke agwe mu rugo, uzasanga umuntu ubwonko bwe bwarapfuye kubera ko wamurushya aho hantu. Agira ikintu akora, aze mufatanye, muha agaciro. Niko bivuga ngo dushyire bagenzi bacu imbere, dushyire bagenzi bacu imbere. Tekereza mugenzi wawe nk'umuntu w'agaciro. Niba ukeneye, ni mama w'abana bawe, ni papa w'abana bawe, wimuvuna kugeza ubwo
ari burware iseseme. Wibuke kuri bunamukenere, uraza kumukenera mu buriri, uraza kumukenera ngo museke, ukeneye atmosphere nziza, ntayo afite, wese yuzuye ifiriti ararakaye, ntabwo bishobora kuvamo. So please mufashanye kugira ngo mureme ati buriya mu rugo ni ahantu heza. Mujya mwumva babigereranya ngo paradizo, ariko ntabwo turarema paradizo, tuhora tuyihunga, ahubwo ntabwo tujya tuyirema. So tuyireme, uvuge ngo atmosphere nziza hano nayizana nte. Ntabwo wazana atmosphere nziza umuntu yabyusa agakoropaganiza agateka nta atmosphere nziza. Araza byanze bikunze ararangiza nuko ifiriti, ararangiza arakaye, yarakaye kubera ko yarushye. Nawe rero kuvuga ngo nanjye narushye, nawe yarushye, yagiye no ku kazi. Please duhindure imitekerereze rwose. Nitugera i Rwanda mabukwe yaje, tuzaza dushaka abakozi, hanyuma tumwubahe, tukuzanira icyayi, abibone ko umuhungu we adasuzuguwe. Hanyuma nazi nakudusura, tuzamubwira ngo nawe urabizi ko kuva bwacya nta wundi muntu urabona, kuko nawe azafata ako gakombe akoze. Gusa nibutsa abagore cyangwa abagabo, uko wamenyereje umuntu bishobora kugiraho ingaruka. Yajya gufata igikombe utireka reka ndacyoza, yajya kugira gutyo utireka reka ndabikora, yajya kugira gutyo ugasanga niwe wamugize ikimuga, waramumugaje kugira ngo azave aho hantu, bikagorana. Ariko ndabizi ko hari n'abandi babigizwe n'uko ari abagabo. Umugore agomba, iyo mitekerereze ikwiye guhinduka niba mwifuza kubaho igihe kirekire kandi mukagira happy health marriage, umuryango wishimye kandi ubayeho uko bikwiye, nk'abantu bashaka gusiga umurage. Ariko niba atari kubishaka, ubwo ni ukubaho inabi n'umushiha n'ibiki byose, ubuzima bwose umusaruro uzawitega. Thank you so much. JPR yakirije n'uwitwa Delphine bashize ibiganza hejuru. JPR watangura kubaza nta kibazo. Merci beaucoup, Nito Jean-Pierre. Nyumva. Ego. Ibiganiro nk'ibi birakenewe, ni byiza ku bantu ko hari ibintu byinshi umuntu usanga atazi akigiraho, cyangwa akumva aronse urumva ibindi bishasha muri we. So iteme y'uno munsi ya expectation muri couple cyangwa mu bakundanye, ni topic ikomeye cyane kuko niyo ituma abantu bubaka bien sûr. Mugabo tukamenya yuko muri periode ya fiançailles ari periode nziza cyane, aho kenshi defo y'umuntu itaboneka, ahubwo ntigera iboneka, kuko mvura ibintu byose biri kuri rendez-vous. Mu rugo naho ibintu byose ni iminsi yose biri off. Alors icyo aho niho bica bigorera, kuko chacun a ses défauts, c'est normal, niko tumeze. Rero tuca tuja n'ingene twarezwe, kuko je ndakunda ibintu by'abana n'amamariage, ni topic nkunda gose. Twebwe iwacu muvuze ngo abanyafrika twarezwe kuba aba exécutants, abana b'exécuta à la lettre ibyo abavyeyi bavuze, sans question, sans kumvishwa. Alors natwe niba abapsikologe bakunda kuvuga ngo umuntu atanga icyo yaronse, natwe duca twempoza abandi bantu dukuze n'abana bacu kuba exécutant. Alors haca haba ikibazo yuko umuntu nawe ameze uko yumva ameze, kandi hari ibintu ataba yashimye mu buzima bwiwe. Mu buzima bwiwe arabona ati ibintu sibyo. No kuvuga kumubwiye ngo abe exécutant arakwankira, kuko hari ibyo nawe avuga ati ibintu bikunda. Alors tuca tugira ikibazo rero yuko no muri couple turisika gusanga tubwira abantu ngo gira iki, kuko tubabonamo ko nabo baba aba exécutant. Niko twarezwe. Hagaca haba ikindi kibazo ca introspection. Introspection iragora kuri twebwe kuko twategetswe kuba aba exécutant. Ntushobora kwiraba uri kuraba ibyo unda kubarira, kuko wumva mu mutima uteza kwemera ibyo unda kubarira. Alors pour moi il faut que twiga introspection
turakuze umuntu akavuga ati jemeze uku naciye aha bimeze uku numva umenga nanje nomwumviriza umunsi umwe nawe ukavuga ati reka nanje numvirize that's true. ukavuga ati reka nanje numvirize iyi problème ndazi ko ariyo twarezwemo kuko kuvuga ngo utanga ico ufise je numva c'est légitime un problème. On peut toujours changer tugize introspection. Nibyo nashaka guterera uko numva umenga ukuboko gupwense ku wundi gusa. Alors que utangura gupwenta iwawe hamugaca utakana ugaca wumviriza uwundi nawe agize kunyo nyene solution kiboneka. Murakoze. Powerful. Imana igumugisha rwose. Umva umucamake avuze ati Jean Pierre avuze ati ntukomeze kuraba mu wundi urumva ahubwo ukwiye nawe kwiraba ukaraba niho jewe nkwiye guhinduka nibiki ntarimo mwiza imbere yuko ndaba umugabo wanje cyangwa imbere yuko ndaba umugore wanje cyangwa imbere yuko ndaba uwo turi kumwe muri relation wari we wese urumva nigiki kandi biranakora no mu bushuti busanzwe butari byo gukundana no mu bushuti busanzwe imbere yo kubanza kuraba n'icambo ry'Imana rivuga ngo imbere yo kubanza kuraba gatotsi kari mu jisho ry'uwundi banza kuraba akiwawe utosora ijisho ryawe bwa mbere hamubone kubona agakoko kari mu jisho ry'uwundi muntu. Thank you so much, Jean Pierre. Biranagoye Jean Pierre, biragoye ko umuntu mu miterere ya muntu igihe cyose aba agomba kureba ibitagenze neza ku wundi muntu. Niko tumeze ntabwo kwireba byoroshye ariko nko mu bashakanye cyangwa mu bantu bari muri relationship njya nkunda kubabwira ngo ujye mu maso ya mugenzi wawe ugire gutyo urebemo neza umurebe pe iyo umureba neza ntabwo umubona we wibona wowe uzabirebe genda mu jisho rya mugenzi wawe gutyo ugire gutyo niba ubasha kwitokora ni wowe uzabikora warebaga mugenzi wawe ariko uhita wibona then ukikiza ibyo ubona bitameze neza ubirebeye muri mugenzi wawe. Ni ikintu gikomeye cyane uvuga ngo mugenzi wanjye namurebye mbona afite ubwibone ariko umutima w'icyo Jean Pierre avuze ugahita ukubwira ngo kuki ubonye ko afite ubwibone wowe ubibonesheje ayahe maso ubwo sayo ubwibone cyangwa ubwoba cyangwa ntubibonye kugira ngo ugire icyo ubikora urabikoraho bigenze bite biragusaba kuba umwibone cyangwa biragusaba kumuha icyo akeneye. So ngewe ndamurebye mbona afite ubwibone ariko ngiye kwikoramo umurimo wo kumuha icyo ashaka. Arashaka iki? Arashaka ko mwubaha, then arashaka ko mwubahana, arashaka ko natambuka amaboko nyagirane. Tuvuga ngo nge ndabibonye ko afite ubwibone bw'uko ashaka ko natambuka amaboko anyagirane. Ngiye guhangana n'ubwibone bwanjye ko buri muntu afite ego ziri ku rwego rutandukanye nemere amaboko nyagirane amahoro atahe. So ndirwanyije aho kurwanya we. So icyo kintu avuze kirimo ubwenge bwinshi kandi ugiye kuraba icyo nico gituma umuntu ashima ibyo undi yakoze. Ego icyo nico gituma umuntu atanga imbabazi. Icyo nico gituma umuntu agira na energy zo kubwira ibitubwiye umuntu ukazaza kumutahura. Ni fondation y'ikintu cyo mu buzima gikomeye cyane rwose. Lâcher prise iri ngaho byose biri ngaho. Mane bumukuru cyane. Very powerful. Hariho stage wigeze kuvugaga Jackie wigeze kuvuga ijanye no kubaho mu za stages 3 wigisha kuri YouTube. Donc imwe muri yo ivuga ukuntu abashakanye abari bumago hagera igihe ugasanga umutware wawe cyangwa umugore wawe uratsitana ntanamye ko watsitaye ariko mbere waratsitara gato ugatsikira no gutsikira waratsikira gato cyangwa ugatsitara ukabona ko hariho yabibonye. Rero ibyo ni ibintu nibaza ko nta rushako na rumwe
rudaca muri iyo stage kuba ari ukubesha nta nubwo ari urushako uzarebe niyo waguze imodoka nshyashya just like imodoka nshyashya tureke abantu imodoka nshyashya ukoraho ukagira gute ukayirira ugafungura ukagira gute uzarebe nyuma y'icyumweru nyuma y'ukwezi nyuma y'umwaka ntabwo bikimeze kwa kundi niko duteye ibintu bigenda bihinduka mu miterere ya muntu ntabwo attraction uko yaje imeze n'ibintu byagukuruye n'ibyo wabonye ntabwo bihoraho umuntu ntiyahindutse ariko I mean like ibyo wamushimaga urasa neza aracyasa neza ariko ntabwo wahora uririmba indirimbo imwe ibintu birahinduka rwose umuntu akamenyera ko usa neza ukaza kuko utambwiye ko usa neza ati nari nzi ko nabikubwiye ejo nari nzi ko buriya wabyumvise ko natetse neza wambwiye ko utambwiye ko ibiryo biryoshye ati buriya nari nzi ko nabikubwiye rwose wowe wabitetse wumva atari byiza like ni ubuzima ibyo tugomba kubyemera uko umuntu yavugaga hani mu kibana nagerayo ukumva avuze ngo hani ejo ukumva guhamagaye mu izina ati Jackie nta gitangaza rwose yari yarayizinze ko ari nako witwa hari utuntu tugenda tuhindagurika n'abana bajemo n'ibyo yavugaga bya parenting Jean Pierre byajemo n'ibyo byose hagenda haba so tugomba kwiyadapta mu by'ukuri kuri buri kintu twiyadapta kuri buri kintu ku buryo tutaguma ni ukuvuga ngo njyewe na expectingaga ibintu bimeze bitya hanyuma ninjira mu rushako mbibamo ariko aho kugira ngo mbe muri byo ndacyari muri expectation feelings njyewe sinimutse ndacyari hahandi mu by'ukuri niba nararotaga kugura indege nayiguze noneho ubu noneho sinyirota kugura indege ndarota kugenda mu ndege ndimo ndareba uko yapfuye bayikora bate ibintu byahindutse ibaze rero urota ikintu ukanakigeramo ugakomeza ukakirota ko uzakigera mu barasaze none se ntabwo bishobora kugaragara nk'aho umengo uko umva umwana umuntu si imodoka right umuntu si imodoka umuntu arakenera kumwatotena iyo flamme cyangwa aho kariro uko biri kose karakwiye kugumaho kataka cyane nk'uko byari bimeze mbere biba bimeze gutya birurumba cyane ariko ni gute rero ahubwo wafasha iki abantu b'abamama cyangwa b'abagabo cyangwa b'abaki aho uri so tubari muri bino bihugu kubera akazi kenshi tuba turimo ugasanga nta mwanya umuntu afise wo gukomeza kwenyegeza kakariro kugira ngo ntikazime uwo mwanya umuntu ugasanga twawubuze urumva ndiko ndavuga muri façon générale ni iki umuntu yakora kugira ngo ibintu bibe mekanike ni maintenance rega ntaho wabihungira ni maintenance refreshment ni ukuvuga ngo ubuzima bwose ikintu cyose gihora kigomba kugira icyo gikorwaho kugira ngo gikomeze kuba cyiza naho nashaka kuvuga ni ubuzima ni life niba ushaka ko umugore wawe akomeza kuba mwiza hari icyo ubikoraho niba ushaka ko umugabo wawe akomeza kuba mwiza hari icyo ubikoraho ariko icyo twanze ni expectations zivuga ko hari ibintu wavuye ku kazi bavuze ku mugabo none urabishaka byose waje ubyiyumvira urabishaka byose no ariko noneho hari ukuvuga ngo ariko yajyaga nterura ninjiye none arampobera none asigaye ankora mu kiganza none asigaye ambwira ngo hayi none asigaye n'iki nakora ngo bikomeze kumfasha number one ni wowe ugomba kwifasha ibyo ushaka mbere y'uko biva ahandi byihe